Pasiteri twakuye urugi tumusangaho, areba asanga ni umugore umutuyeho urugi kandi yari ari gusenga. Pasiteri mu jwi rituje abaza umugore we ati "Mugore mwiza, ni iki biguteye guca urugi? Ko njye nari ndi gusenga hano mu nzu." Umugore aramusubiza ati "Naguhamagaye wanga kunyitaba, niyo mpamvu mpise mfata umwanzuro wo guca urugi." Pasiteri yari azi umugore we neza, amureba mu maso. Yamurebye mu maso yitonze, abona amaso ye yahindutse, niko kuvuga mu ijwi riri hejuru ati "Mu izina rya Yesu." Iki ni igice cya 9 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe hano kuri Sharif TV. Niba usanzwe uhari kanda like, sharinga n'abagenzi bawe kugira bumve uburyo abana bacu barenganye. Mbahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Iryo jambo ryari rikeye cyane, ryari rifite ubugi, ryari rimeze nk'iriri gukegeta. Iryo jambo ryakegeseka dayimoni wari uri mu mugore wa pasiteri. Dayimoni ahita amuvamo yirukanka, acika intege ndetse n'imbaraga ziramushirana. Pasiteri akomeza kumwitegereza, umugore ahita yitura hasi. Pasiteri yabonye ibimubayeho, ahita atekereza ko hari igitero cy'amadayimoni kiri kumukurikirana. Pasiteri mu jwi rituje yahamagaje abaturanyi, atwara umugore we kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga baramupima, basanga nta kibazo yari afite usibye ko yari yabuze amaraso. Burya umuntu dayimoni zirimo amaraso yaragabanyuka ku kigero yateranaho, ku buryo ki n'umutima uba utera gakeya. Pasiteri we yakomeje kubireba, yumva ko amadayimoni yamuteye ndetse atekereza ko hari n'abantu yasengeye biri kugaruka umuryango we. Pasiteri ariko yumvaga afite imbaraga z'Imana, yahise aduhamagara igitaraganya. Yahamagaye abapasiteri bose bagera muri 4 nanjye ndimo ngo tuze tumufashe gusenga. Buriya abantu iyo bari gusenga ari benshi, isengesho ryabo rigira akamaro kandi riba rifite imbaraga nyinshi kurenza isengesho ry'umuntu umwe. Niyo mpamvu ujya wumva bavuga ati ngo abashyize hamwe n'Imana irabasanga. Pasiteri yaraduhamagaye, nanjye arampamagara, ndamubwira ati ndaje. Numvaga mfite ubwoba cyane, ndatekerezaga ukuntu abwiye icyo kidayimoni cyari kiri mu mugore we kikiruka. Natekereza ibyo agiye kunkorera nkumva ubwoba burantashye. Ariko dayimoni w'intambara y'ikuzimu yaraje arankomeza, arambwira ati "Wowe genda, turakora ibishoboka byose tukurinde, kandi turatuma ibintu byose bigenda neza, bariya turabatsinda." Dayimoni w'ikuzimu rwose yaraje arankomeza ndetse ambwira n'amagambo anshyiramo akagabo. Amagambo yaranshyiramo akagabo cyane, kugeza naho numvise ko ari njye muntu uraba uri imbere. Narakomeje ndagenda. Twageze kwa muganga ahantu umugore yari arwariye. Twinjira mu cyumba dusanga umugore ahantu ari ku buriri. Cyakora yari yakangutse ariko yari afite intege nkeya cyane. Buriya dayimoni iyo ryakuvuyemo ugira intege nkeya cyane kuko riba riri gukontorora umubiri wawe. Umugore ahantu yari atuje cyane, yandebye mu maso ntiyagira icyo avuga, ndetse areba n'abandi bose. Yarabarebye cyane, baramubaza ati "Ese uri kwiyumva ute?" Umugore ijwi ryari ryagiye, ntabwo yari ari gushobora kudusubiza, ndetse pasiteri yabibona akagira agahinda cyane. Pasiteri yaratubwiye dupfukame,
twese turapfukama dutangira azamura isengesho, twese turamwikiriza dutangira kuzamura amasengesho. Pasiteri yari afite imbaraga z'Imana kuko natangiye kumva ndi guhinda umushyitsi, gusa amadayimoni nari nayazanye ku bwinshi kandi nanjye nari maze kumenya kuyakoresha neza. Dayimoni we yankoreye ibintu by'ibitangaza, yaramfashije twibutsa abapasiteri ibintu byose bakoze, tubibutsa ibyaha byabo kugira bacike intege. Buriya nunajya gusenga ujye umanza wicuze mbere y'uko usenga. Nuko nabo twabinjiriye, twagiye tubibutsa ibyaha byabo. Mu buzima bwa kimuntu nta muntu ujya ubura ikosa agwamo cyangwa ahantu agomera Imana. Niyo mpamvu n'abapasiteri twabashoboye, twagiye tubibutsa ibyaha bakoze ndetse tukabibutsa n'ibintu batakoze kubera ko wenda bari bafite ubwoba bw'ubuzima. Abapasiteri bagitangira kubitekereza batangiye guta konegisiyo y'Imana. Niyo mpamvu nujya no gusenga ujye umanza basi wihane kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza mu isengesho. Njye n'abadayimoni banjye twaba turi aho hafi turahagota. Amadayimoni ajya hejuru atangira kwibutsa bose icyarimwe ibyo bakoze ndetse n'ibyaha byabo. Batangira gucika intege ndetse na pasiteri wari ufite imbaraga z'Imana nawe yari afite agahinda, yajyaga gusenga afite agahinda. Ukwizera kwe kugacika intege. Niyo mpamvu nujya no gusenga ntuzajye gusenga ufite agahinda. Amarira yawe Imana iba yazi. Jya usenga usaba Imana kuko Imana yo izi byose kandi inashobora byose. Pasiteri nawe ukwizera kwe kwacitse intege, ubundi bakora amasengesho atari no kurenga iparafu. Narabarebye ntangira kwishima, nkomeza kubajijisha nanjye ndi kuzamura amasengesho ya rwihishwa kugira bataza no kunkeka. Isengesho ryanjye ryo nari nzi ko ntacyo ryamara kuko roho yanjye nari narayitanze kandi nakoraga buri kimwe cyose kugira ngo ikuzimu babone ko ndi umuntu w'igitangaza kandi ushoboye. Amafaranga yo yaramaze kugwira. Pasiteri nawe yarageze ararambirwa abona gusenga ntacyo biri gutwara. Hahandi mwese musenga mukumva Imana itabumvise, pasiteri nawe acika intege. Buriya hari abasenga bakumva Imana itabumvise bitewe n'uko bari gutekereza cyangwa bari kubona Imana iri gutinda kubasubiza. Imana iba yabumvise, ahubwo ni uko iba itegereje igihe cya nyacyo cyo kubaha ibintu byiza kurenza ibyo muri gusaba. Pasiteri nawe yacitse intege, ntangira guseka mu mutima, amadayimoni yose mbona arishimye. Urwo rugamba twararutsinze. Nuko twarangije gusenga tubona ko amasengesho nta kintu ari kumara. Pasiteri aradusezerera turataha. Hashize iminsi 3 n'umugore we yari avuye mu bitaro. Umugore we gusobanura ibyari byamubayeho byari byamucanze. Pasiteri yakomeje kubimubaza cyane. Pasiteri nakomeje kumugira inama, mugira inama za nyarubeshwa kugira ngo nawe nze kumuganza, kugira ngo ntazongere kutuganza ndetse ukwizera kwe ngutsembe burundu. Pasiteri namugira inama ati, umugore wawe niba byanze wenda ushobora gusanga ari n'ikarande z'iwabo, mufata ukuboko umujyane mu bapfumu, mu bavuzi ba gakondo bakurebera ibyo ari byo. Pasiteri nawe yumva atajya mu bapfumu, aravuga ati nizeye Imana. Nakomeje gutuma umugore we aremba cyane. Umugore we yararembaga kugera n'aho pasiteri yavuye ku buzima. Aravuga ati reka njye gushaka abapfumu wenda bandebere uko byagenze. Satani aduteza ibigeragezo kugira ngo twese tuve ku Mana, twirukankire mu bapfumu kuko twumva ko ariho hantu tuzabona ibisubizo by'ibibazo byacu. Ariko Imana ibishoboye byose kandi bizi no kutugwanirira. Mu buryo butangaje kandi butunguranye, pasiteri nawe yaje arampamagara ati tujyane kuri uwo muganga wa gakondo wenda ndebera ibyo ari byo. Nuko twateruye umugore tumujyana ku muganga wa gakondo.
Pasiteri nawe yatangiye kuroha mu kwizera kwe ko araruhamye. Niba uzatangira kwizera abapfumu ukumva ko hari izindi mana, uzahita umenya ko kwizera kwawe kwarohamye kandi umenye ko ukwizera kwawe kwabaye gutoya cyane. Hari abapasiteri bacu bagenzi bacu babikora, ugasanga ni umupasiteri ariko ajya no mu bapfumu, ugasanga abwiriza Imana ariko nawe ntayikurikize. Abo nabo bazahura n'akaga ndetse n'amoshya cyane. Niyo mpamvu nawe namureze gutyo kugira ngo ntazigere yongera kudutesha umutwe. Nuko nafashe umwanzuro wo kumujyana mu bapfumu. Twagiye ku mupfumu, tujyanayo umugore we turamuguragurira. Umupfumu yatubwiye ibyamubayeho byose. Umupfumu atubwira ko ari umudayimoni wari wamwinjiyemo, ndetse n'umupfumu aduhereza n'imiti, amasaro yo gushyiramo kugira tuyambike umugore ntazongere kwinjirwa n'amadayimoni. Burya abapfumu nabo bari abaganga. Nari nagize ngo agiye kuntahura nawe amenye ko ari njye wamuroze, numva ntabivuze. Mpita menya ko amadayimoni turi kumwe nawe yatangiye kungwanira urugamba. Nuko pasiteri nawe ukwizera kwe narukurohamishije. Yatangiye kujya yizera mu bipfumu, kwizera mu dukomo, ndetse no kwizera mu migenzo ya gisatani, kubera ko abapfumu bakubeshya ko akantu katakwinjirwamo n'amadayimoni. Ndetse wowe kwizera Imana ukizera ku kantu baguhaye, bigatuma ukwizera kwawe kutazongera guhaguruka. Rwose ndabumvisha umupasiteri mutsinzi. Nuko urwo rugamba narusoje, pasiteri nawe yarimworetse. N'ubu ngubu namusaba imbabazi ahantu yaba ari hose, kuko nzi ko nawe aracyaroramye. Namwatumye yaduka inzira mbi ari njye ubishaka. Niyo mpamvu nimubona nzamubwiza ukuri. Ningira amahirwe yo kumubona nzamubwira ko ibyo bintu atari byo. Uwo mupasiteri na n'ubu yamwibutse birambabaza, kuba ari njye watumye ateshuka ndetse akibagirwa Imana burundu kubera njye. Ariko njye ubuzima bwarakomeje. Nakomeje umurimo w'ubupasiteri ndetse nari mfite n'umwuga. Umwuga wanjye wari barampaye kuzimu uwo narawukomeje, kandi nkomeza akazi k'ubupasiteri bw'ikinyoma. Nakomeje gushishikariza abana bato ubusambanyi. Kugira ubusambanyi mukwirakwize neza n'abatarasengaga nababeshyaga ko ubusambanyi bukiza ibiheri. Warwara ibiheri bya dorosanse nkababwira ko rwose iyo usambanye ibiheri bihita bikira byose bigashiraho, bityo ukagira uruhu rwiza. Icyo ni ikinyoma nashyize mu bantu. Nakibashyizemo kubera ko nari ndi kugira ngo n'abadasenga bose bajye bakora ubusambanyi, kuko gusambana niho dayimoni zungukira. Mujya mwibuka n'abasoma Bibiliya ko Imana ivuga ati imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka. Rwose nakomeje gukora uwo murimo nk'uko ikuzimu baba barabintegetse. Nakomeje gukora n'akazi kanjye gasanzwe. Amafaranga yo yari menshi, nari ndi umupasiteri ufite amafaranga, kandi nari nshoboye buri kimwe. Umukobwa we nakundaga nahaye umutima wanjye, we ntabwo nari nibuka izina rye, ndetse nta nubwo nari nibuka ahantu yagiye. Naramuretse kugira nawe agire amahoro kandi ngire amahoro, kuko nanjye numvaga nenda gusara. Umukobwa yaragiye avira mu buzima, nanjye nkomeza ubuzima nk'ubwo bwo gukora amarorerwa. Nakomeje gushishikaza ubusambanyi, ndetse ntangira guhanurira abantu, nkomeza guhanurira abantu ibintu bidashoboka, ndetse mbizeza n'ibitangaza. Ibintu Imana itantumye, ariko nkabeshyera Imana. Na n'ubu sinzi niba Imana izambabarira. Nagize agahinda gakomeye mu mutima wanjye, kuko natekerezaga ko umukobwa nahaye umutima wanjye byibuze yapfuye. Ariko dayimoni we yakomeza kugira ko aho ari hose baba bamureba atari yapfa. Nkumva mfite akizere. Nakomeje uwo murimo.
mu buryo butari bworoshye, ariko uwo murimo wari usanzwe. Nuko nakomeje mu mbwirizaruhame, nkomeza kujya nigisha abantu ubusambanyi, ndetse nkomeza no kujya nigisha abantu gukora imibonano nitwaje itorero, nkabasomera Bibiliya nabi, nkanibasobanurira kugira ngo nitwaze itorero nindangiza mbahereze ibintu bya feke kandi bitari byo. Kubahereza ibintu bitari byo numvaga ari inshingano zanjye, kuko ikuzimu niko bari barantegetse. Ariko ubusambanyi nakomeza kubushishikaza, kugera n'aho no mu rusengero rwanjye hari abasambaniragamo, nkababwira ati mujye muza murebe uburyo mwakubaka urugo rwanyu neza, abagabo nkabashyira ukwabo ndetse n'abagore, nkazana abantu nkababeshya ko ari ukugira bereke ukuntu bazubaka urugo rwabo neza, kumba ari ukubashyiramo irari ndetse n'ubusambanyi budashira, irari ridashira. Ibyo nabishyiraga mu bakristo bazaga gusenga, na n'ubu ngubu sinzi niba bazambabarira, kuko numvaga iyo mbitekereje numva byo byose byari birenze uko nabitekerezaga. Mu rusengero niho nigishirizaga ubusambanyi neza, kubera ko numvaga ikuzimu ari byo bintu bashyize imbere cyane. Numvaga ngomba kuba umukuru w'amadayimoni yose ku isi, numvaga ngomba kuba umuntu ufite ubushobozi bwose ku isi. Numvaga ijuru nubwo nzaba nariribuze, ariko byibuze isi izaba ari iyanjye. Numvaga nshaka gukorera isi, kuko n'ubundi ijuru ryo nararibuze, narakoze ibyaha bikomeye cyane, aho niciye abantu nkagira no kwihekura. Numvaga njye ntazibabarira, ariko nakomeje kwidegembya ku isi, ubuzima burakomeza, ibintu bimera neza cyane. Ntabwo nari nzi ko urupfu rwanjye rugiye kugera, numvaga ubuzima bugiye gukomeza, ariko ntabwo nari nzi iby'isi mpishije n'ukuntu urupfu rwanjye rugiye kugenda. Ese ni gute urupfu rwe rwaje? Ni gute ari kuvuga ngo ntabwo yari azi ukuntu urupfu rwe rugiye kuza? Aho ngiye birantunguye cyane. Ese urupfu rwe ni gute rwaje? Ni gute ubuzima bwe bwarangiye, kandi nawe numva ko ibintu byose bimeze neza, atangiye kuba umukozi wa Satani, kandi yabaye umukozi wa Satani by'umwihariko ashaka no gukorera isi gusa. Aha ngaho biranshanze. Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 10 ejo kizaba cyahageze, manuka hasi ukirebe kuri Sharif TV, tugomba kubukurikirana tukaburangiza. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri buno buhamya.